Reka nongera nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikirana ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru mu kazana w'ibanga. Igice cya 8 cy'iyi nkuru mu kazana w'ibanga cyarangiye ubwo umuganga Adeline wabyaje Delila amweruriye ko agomba kujya amukorera byose ashaka kugira ngo atazamena ibanga baziranyeho ry'uko Nkusi atari umwana uvuka ku mugore wa Denis wapfuye. Umukobwa Sheja yari amaze kumenya ko Nkusi ari umwe mu bafite amafaranga menshi muri banke papa wabereye manager. Nkusi yari yasuwe na Muteteri bitunguranye, atungurwa no kumva amusaba kumwiyereka nk'uko nawe yamubonye kugira ngo bibe kimwe kimwe. Alegisi yaratunguwe cyane n'uburyo bimurangiriyeho kuko umukobwa Mahoro yari yahaye amafaranga byari birangiye amwihakanye. Tugeze ku gice cya 9 cy'iyi nkuru. Mu gihe uri kuyumva reba hari buto ya like uyikandeho, ndetse urebe hano hasi muri description urabona linki ikwinjiza muri groupe ya WhatsApp yacu winjiremo kugira ngo tujye twiganirira umunsi ku munsi. Reka twumve byakurikiyeho ko byaje kugenda nyuma. Dutangiranye na Muteteri na Nkusi muri geto ya Nkusi, aho Muteteri amusuye amutunguye. Muteteri mu masoni menshi akibuka uburyo Nkusi yamubonye nta mwambaro akamuhisha amaso, nuko mu buryo bwo kwikura mu isoni Muteteri aramubwira ati ngaho rero kugira ngo bibe kimwe kimwe nawe nyereka ntabwo ndongera kugira amasoni. Nkusi nawe aramubaza ati ariko se wacyana we ni ibiki urimo kuvuga, ubwo urumva ibyo bintu bishoboka? Bya bindi urukundo rukoresha byose niko Muteteri yari ari kwitetesha mu bituza bya Nkusi, akamuhatiriza cyane amusaba kumwiyereka, biza kurangira bihinduye mu dukino, amubwira ati sha wowe wandebye none uri ngewe uri kwanga ko nkureba, maze ngewe niba wanze ndabyikorera nkwikuriremo sha. Uko niko batangiye gukina udukino twabo, Nkusi arwana no kudakuramo, Muteteri nawe akarwana no kumukuramo. Biza kurangira icyo gihe bamaranye bakoranaho ubwonko bwabo buyobye, buri wese yisanga mu mutwe we yamaze gukuramo umukunzi we, ndetse ibyo ntibanabigiraho ikibazo nyuma yo kwisanga nk'uko Imana yasanze Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, ahubwo bakomeza imikino kubera ubwabo batari bakiri kwicunga mu mitwe yabo, ahubwo byose baza kongera kubyibuka neza babona ko barangije ibyo batagakwiriye gukora ubwo bamaraga guhuza imibiri yabo, igikorwa gikorwa n'umuntu washakanye n'undi bakirangije kandi bo batarashakana. Umukobwa Sheja akimara kumenya ibyo papa wamubwiye yahise atangira kwibuka mu mutwe we amagambo Devota yamubwiye ati nuramuka usobanukiwe Nkusi ukamumenya waramuciye amazi uzicuza. Ako kanya aho ari kuririra mu buriri atangira kwibaza ati ariko mana nakoze ibiki koko, ni ukubera icyo uriya munsi ntafatiranije amahirwe, ubwirasi bwanjye no kwiyemera nibyo bimbujije amahirwe yanjye. Ariko se nanone ibi bintu birimo ikibazo, ni gute Nkusi yaba ari umukire akaba yiyoberanya agashaka kubaho nk'umukene? Ibi bintu ntabwo bisobanutse pe. Hagati ya Nkusi, Devota ndetse na papa wanjye harimo ibintu umuntu uri kwibeshya ku bintu ashobora kuba atazi. Nkusi na Muteteri bakimara kubona ibyo bavuyemo bagatungurwa cyane, bahita biyoroshya udushuka mu masoni menshi nkuko Adamu na Eva bahise biyorosa ibyatsi nyuma yo gukora icyaha. Muteteri ati mana we ibi ni ibiki tumaze gukora? Nkusi ati kandi iyi ni imikino we wayitangiye, none dore ikintu tubyariye tutarigeze tunabipanga. Ibaze ko bitubayeho tutaranamarana n'amezi 2 mu rukundo, mana we ubu si iyi nkuru tuzayivuga gute koko? Muteteri aruhutse umutima maze aravuga ati Nkusi ngaho mbwiza ukuri, wari warapanze ko uzaryamana nanjye? Nkusi mu gutungurwa kwinshi cyane areba Muteteri amwereka ko icyo kibazo amubajije kimutunguye, ahita yeguka aramusubiza ati ngo Mutete ushatse kuvuga ko kuba tubikoze ari ibintu nshobora kuba narapanze? Mu izina ry'Imana yo mu ijuru wumve ko ibi bintu bitugwiririye kandi ni wowe biturutseho, kubera ukuntu wakomeje kunkinisha cyane ushaka kunkuramo, ngasanga nanjye nataye ubwenge kandi urabizi ndakubaha cyane, ntabwo natinyuka kugukoresha ibi bintu. Muteteri aruhutse umutima amufata ku kibero maze aramubwira ati Nkusi ntabwo ndi kugushinja ko wankoresheje ibyo ntashaka cyangwa se ngo ube warabipanze, narindi kukubaza niba waba warigeze ubitekereza gusa nanone ntabwo nabura guhangayikira ibitubayeho, uzi ko tubikoze tukikingiye. Nkusi mu kubyumva ahita agwa mu kantu yiterera hejuru maze aravuga ati ngo uravugisha ukuri, ntabwo twigeze twikingira? Mana yanjye we ibi ni ibiki dukoze?
Muteteri mu kubona Nkusi ahangayitse aramubwira ati Nkusi mukunzi, ngaho nyizeza ko ubwo ibi bitubayeho kandi bidutunguye utazigera unyanga. Urabizi njyewe narifashe nirinda ibindi bikundi by'abakobwa bancukaga ko kuba naryamana n'umuhungu ntacyo bitwaye, ariko njyewe nahitaga nibuka inkomoko yanjye n'ibihe ndimo nkabyirinda. Rero ntakubeshye niwe musore wa mbere nakunze mu ibanga rikomeye, kugeza nubwo najyaga nifuza kugutandukanya n'umukunzi wawe, ariko kuko mwembi twari inshuti nkihangana. Shaka uburyo ntabura kuvuga ko nari nkeneye ko wowe na Nadine mutandukana, bityo kuba nkwizera mbabarira umbwire ko kuba ibi bitubayeho utazigera unyanga kubera ko ibyanjye byose wamaze kubimenya. Nkusi yaruhukije umutima, afata Muteteri mu mugongo amurenza ukundi kuboko mu gituza, maze aramubwira ati Muteteri mukunzi, nubwo ibi bitugwiririye ariko ntabwo byatuma mba ikigwari ngo ngukorere ibyo urimo kuvuga. Erega nubwo wenda dukoze amakosa, ariko wari uzi ko ahubwo aribwo ndi kumva ngukunze cyane. Mu mutima Muteteri yahise yishima maze akubita Nkusi agashyi ku rutugu, ari nako ari kumushima mu twanwa twe twari tutangiye kumera, maze aramubwira ati wacyana we, reka nanitahire nasanga Delila yantegereje akarambirwa. Koko Nkusi yabaye umugabo, ibyo yemereye Muteteri byo gukomeza kumukunda cyane abigira indahiro. Mu gitondo kimwe abanyeshuri bari kwinjira mu ishuri, Nadine barinjiye bose basekera icyarimwe. Nadine wari umeze nk'ucitse intege cyane ntiyabyitaho, ahita ajya kwicara mu ntebe ye. Umunyeshuri umwe w'umusore wicaye inyuma ya Muteteri ahita ahaguruka, maze ajya imbere y'abanyeshuri arababwira ati guys, mwamenya amakuru se? Mwari muzi ko wa musore Alegisi watwaye Nadine amwibye Nkusi kubera ko ngo ari umukene, nawe yakinnye ku buryo nta n'urwara rwo kwishima kigira? Abanyeshuri bacyumva iyo nkuru bose bahita batangarira icyarimwe, batangira kubazanya niba ibyo byaba ari ukuri koko. Nadine waho yicaye arambika umutwe mu ntebe, maze mu mutwe we atangira kwibuka. Mu gitondo kimwe gikurikira icyo yabwiriyeho b'abakobwa bagenzi be ko arazinduka ajya kureba Alegisi amuha amafaranga yo gusohokana bagenzi be. Akigera ku gipangu cyo kwa Alegisi arakomanga, ariko abura umuntu umukingurira. Ahamagaye Alegisi kuri telefone asanga ntabwo iriho. Mu gihe agiye kwisubirira aho avuye atungurwa no guhura n'umukobwa. Wa mukobwa wagabanya amafaranga na Mahoro aramusuhuza. Nadine mu kumwikiriza uwo mukobwa ahita amubaza ati wari uje kureba sheri wacu se Alegisi? Nadine mu gutungurwa n'ibyo uwo mukobwa avuze ahita amubaza ati ngo sheri wacu, ubwo se ushatse kuvuga iki? Umukobwa ahita amubwira ati none se ko nawe uri akagoryi nkatwe mbere yuko tubimenya? Wibwira ko Alegisi ari wowe mukobwa akundana nawe wenyine? Ikirenze ibyo nta nubwo twabyita urukundo, ahubwo byose Alegisi adushuka kubera ko afite amafaranga, ari nawe bikaba byamuhindukiyeho mu kanya gato nk'ako guhumbya, kuko uburyo yitwaye nabi mu gukoresha amafaranga ye ibaze ko asigaranye nta n'urwara rwo kwishima afite. Nadine aramusubiza ati ariko wa mukobwa we warasaze, ibyo bintu urimo kuvuga ni ibiki? Mu gihe Nadine n'uwo mukobwa bakiri kuganira muri ubwo buryo, aho hahise haza amamodoka menshi araparika, babona hasohotsemo abagabo benshi bambaye amakoti. Uwo mukobwa akibabona ahita abwira Nadine ati ibi biri kuba hano uri kubibona? Ni kwa kundi ibyago bikugwirira isi nayo ikabura impuhwe na nke yikugirira. Alegisi agifite amafaranga banki yatinyaga kuza kumutereza cyamunara kubera ko hari uburyo yavugaga rikijyana. None kwa kundi amakuru aguruka bamenye ko yamuhunze, yanahunze inzu ye, none inzu baje kuyiteza. Genda Mahoro, uri umukobwa w'umunyabwenge narakwemeye. Aya makuru kaminuza yose igiye kuyamenya, bamenye ko Alegisi ari umukene, ndebe ko azagaruka no kwiga ahubwo. Ibyo byose Nadine aho aryamye ku ntebe akimara kubyibuka, niko yahonze umutwe ku ntebe mu ishuri. Umukobwa umwe amuhagarara hejuru amukurura imisatsi, amwegura umutwe maze aramubwira ati Nadine, tubwize ukuri, nutatubwiza ukuri iri shuri ntabwo uraryiga. Ushatse kuvuga ko umukunzi wawe wakuguriye iPhone ugasubiza Nkusi amusanga ye yari yarakuguriye yaba yakennye nawe? Ko kaba kakubayeho se mwana wa mama? Uwo mukobwa yabivuze mu rwenya rwinshi cyane, abanyeshuri bose basekera icyarimwe mu buryo bwo gukwena Nadine. Ku rundi ruhande muri icyo gitondo niko papa wa Sheja yavuganaga na Denise, papa wa Nkusi, kuri telefone. Mu kiganiro kigufi bagiranye, Denise aramubwira ati wakoze amakosa rwose. Nkusi ubwe nyabwo ntabwo ashaka ko umenya, ntabwo ashaka ko hari umenya ko ari we nyiri izo konti ziri muri banki.
urabona ni umwana ukiri muto akeneye kwigira amasomo yakayarangiza ibindi bikazaza nyuma. Manager wa banki ahita avuga ati nuko nyihanganira rwose, nanjye nabitekerejeho nza gusanga natanze amabanga atari ngombwa, niyo mpamvu ndi gusaba imbabazi. Denis aramwenyura asoma ku cyayi aho yibereye iwe mu rugo maze aravuga ati nta kibazo manager, reka twizere ko nta ngaruka biteza, gusa ushaka uko uza kwivuguruza kuri buri muntu wese waba ushaka kukubaza kuri ibyo bintu. Uko baganira niko ku rundi ruhande Sheja ku muvuduko mwinshi cyane yazaga ku ishuri muri kaminuza aje kureba Muteteri. Akimara kwinjira muri kaminuza aramuhamagara kuri telefone. Muteteri yirengagiza ibiganiro biri gukwena Nadine mu ishuri ryabo. Arasohoka ageze hanze asanga Sheja amutegereje. Bajya kwicara ku ntebe ziba hanze imbere y'aho abanyeshuri b'abakobwa barara muri hosteli. Sheja ahita amubaza ati none se Muteteri, ugiye kumbwiza ukuri, ubundi ni ikihe kintu uzi kuri Nkusi kidasanzwe? Muteteri mu gutungurwa ahita amubaza ati kidasanzwe? Ni ukubera iki umbajije icyo kibazo? Ahubwo se kuki Nkusi urimo kumushakaho amakuru? Sheja yaramurebye maze aramubwira ati Mutete, nubwo Nkusi muri inshuti ariko ushobora kuba utamuzi nawe. Uzi ko Nkusi ari mu bakire ba mbere babitse imitungo yabo muri banki papa abereye manager? Muteteri mu kubyumva yahise akubita Sheja agashyi ku rutugu maze aramubwira ati kanguka Sheja, Nkusi uri kuvuga ni uwuhe se? Ni uwo muziranye cyangwa ni wa wundi duherutse guhura ukamuca amazi? Gusa niba ari uwo nguwo we wibeshye cyane, kuko n'aka kanya Nkusi nta n'akazi afite, bamaze iminsi bamwirukanye aho yakoraga. Sheja mu kwitekerezaho amaze kumva ibyo yahise yibwira mu mutima nti ariko rero nanjye ntabwo mbasha gutekereza, ni gute Nkusi yaba ari umukire agakora akazi ko gutwarira abantu ibintu mu ngo zabo? Ubwo se yaba agamije iki cyangwa ashaka kwihisha iki? Ariko se buretse gato, ubwo se papa yaba yambeshye? Ntabwo yambeshye, bivuze ko Nkusi ari umukire ariko udashaka kubivuga no kubigaragaza se? Nuko abwira Muteteri ati njyewe ubwanjye papa wanjye niwe wabinyibwiriye, nubishaka nawe ujye kumubaza wumve ko atarakubwira ko Nkusi ari umukire, nibyo narinje kukubwira. Sheja yahise ahaguruka arigendera, ariko agenda ari mu rujijo rwinshi cyane. Muteteri nawe ayo magambo amusiga mu rujijo ku buryo yinjiye mu ishuri ari kumwenyura kubera kumva ibyo bintu bidashoboka na gato. Arebye aho Nkusi aba yicaye abona ntabwo araza mu ishuri, akomeza kujya kwiyicarira bisanzwe. Abanyeshuri bo bakomeje guserereza Nadine cyane, bidatinze na Nkusi araza yinjira mu ishuri. Akimara kwinjira umukobwa umwe aramubona ahita avuga ati salama Nkusi, umuegisi wawe ko umukunzi we yakennye se, uri gupanga kumusubirana? Nkusi mu kumva ayo magambo aratungurwa maze ahita abaza uwo mukobwa ati byose ni ibiki urimo kuvuga? Abanyeshuri bigana batangira kumusobanurira uko amakuru bayumvise. Ku rundi ruhande Denis akiva mu rugo anyura ahacururizwa amamodoka, yinjira mu biro avugana n'uwari urimo amuhereza urwandiko. Denis akimara kurwakira ahamagara wa musore wigeze kujyanira Nkusi urwandiko rumwirukana mu kazi, amusaba ko urwo rwandiko rwihutana ku ishuri akarushyira Nkusi. Umusore nawe afata akamoto ke yihuta cyane yerekeza ku ishuri. Ku rundi ruhande ku ishuri niko Nkusi amaze kumva ibyo bamubwiye byabaye kuri Alegisi. Akimara kubyumva arahindukira yitegereza Nadine aho aryamye ku ntebe maze arivugisha mu mutima nti Nadine nari naramubwiye ko ashobora guhura n'ingaruka zo gutana muri ubu buryo, nubwo zimugezeho kare cyane kurusha uko nabitekerezaga. Ako kanya Nkusi yakomeje agana mu mwanya we, abanza gusuhuza Muteteri amuhereza ikiganza. Abanyeshuri bo mu gukomeza guserereza Nadine byamuriye mu mutwe, akomeza kumva atabasha kwiga iryo shuri muri ubwo buryo, ahita afata igikapu cye ashyira ku rutugu ahita asohoka. Nadine akigera mu gahanda akatiramo agiye muri hosteli z'abakobwa, yahise ahura na wa musore uzanye ibaruwa ya Nkusi. Akimubona ahita amusinyara. Nadine aramubona aramutegereza, amugezeho ahita amubwira ati Nadine biteze, ariko buri gihe ndi kuza hano tugahura kabisa bikanyorohera. Bosi rero yarampamagaye ampamagaye ngiye ahandi hantu, mfashe umpere Nkusi uru rwandiko n'ukuri nimbona akanya nzakugurira agafanta, urakoze cyane kuntumikira. Umusore wari uri kwihuta yahise ahereza Nadine urwo rwandiko, ubundi amusezeraho yihuta. Nadine mu kugira amatsiko ahita afungura urwo rwandiko atangira gusoma agira ati kuri Nkusi Bureze, turakumenyesha ko akazi ko kuba CEO w'iduka ryacu ricuruza imodoka wagasindiye, igisigaye ni ukuza ugasinya amasezerano y'akazi ubundi ugatangira.
Ako kanya Nadine akimara gusoma urwo rwandiko yagize ngo ari kurota cyangwa kubonekerwa. Mu gusubiramo koko abona ni ibyanya byo mu mutwe birivanga, ahita atangira kuzungera ubundi agwa hasi. Umukobwa wari umukurikiye avuye mu ishuri ryabo niwe wahise amubona, agenda amusanga, atora n'urwandiko ruguye ku ruhande abanza kumujyana muri hostel araramo. Uwo mukobwa akimara gusoma urwo rwandiko ahita amenya ko aricyo gitumye Nadine agwa hasi. Amashyushyu ahita amwica yibagirwa na Nadine, aza afite inkuru ishyushyu azaniye abanyeshuri. Uko bari mu ishuri Nkusi yakiriye telefone abona ni Denis umuhamagaye. Aramubaza ati Nkusi, ibaruwa nakwoherereje wayibonye se? Gusa mbabarira amasezerano yanjye nawe ntabwo mbashije kuyubahiriza. Nkusi akimusubiza ati ibaruwa? Yagiye kumva yumva umukobwa asakuza cyane yinjira mu muryango w'ishuri. Ageze imbere y'abanyeshuri ahita ababwira bose icyarimwe ati guys muntege amatwi mwumve, uzi ko wagira ngo Imana ibi izi kuntu ibintu bizagenda. Ako kanya yahise abasomera ibaruwa akuye kuri Nadine, ababwira ibibaye kuri Nadine, yaba Nkusi, Muteteri n'abandi banyeshuri bose bari mu ishuri. Bakimara kubyumva barasakuza cyane, ishuri barariterura, bahaguruka baterura Nkusi bamushyira mu bicu, uretse Muteteri wari mu rujijo. Alegisi yagiye ku babyeyi ba Megan bamuha ikaze batangira kuganirira hamwe uko ari batatu. Alegisi ubona amakaka yashize ahita ahaguruka ku ntebe yicayemo, ariyemeza ashinga amavi ku butaka maze abwira se wa Megan ati papa Megan, ndakwinginze ntabara, ndi mu gihe kibi. Ndabizi narakosheje umwana wawe mutera inda atari no mu myaka mikuru, ariko ku rundi ruhande ibintu byandangiriyeho. Mfasha byibura untege icyo ushaka cyose, ariko ngurize na 1 cyangwa 2 ubundi nzazikwishyure. Papa na mama ba Megan bararebanye maze ahita amubwira ati ariko Alegisi, ubundi ni ukubera iki wigira umwana? Uzi ko byonyine njyewe ndamutse menyekanye ko naguhishiriye ngatuma udahanirwa icyaha cyo gutera umwana wanjye inda ataruzuza imyaka y'ubukure bahita bamfunga. Ibaze bamenye ko noneho nanirukanse ku byangombwa bigaragaza ko umwana afite imyaka 20, urumva bitaba ari ikibazo? Amahirwe mfite nuko njye n'umuryango wanjye twazamutse turi abakene, tukibera no mu cyaro, ku buryo Megan n'ubundi nari ntaramwandikisha nk'umwana wacu kuko yakuriye kwa nyirakuru, ari naho yigiye ubu busirimu bwose bumubujije amahirwe yo kurangiza amashuri ye. Rero Alegisi, inama nakugira ni imwe, byaba byiza uvuye hano ukagenda, ntuzongere no gutuma hari umenya ko uziranye natwe. Alegisi yamaze kumva ibyo byose maze ahaguruka ahanagura amarira ku maso, maze areba bombi arababwira ati ndanapfukamye hasi mwanga kunyumva ngo mungoboke nk'umugabo. Njye ntabwo ndatuza ntarashyira hanze ibyo mwakoreye umwana wanyu mumuhishira. Nyina wa Megan aramureba maze aramubwira atari kuri igicucu Alegisi, nushyira hanze ukuri se ntabwo biratuma ujya muri gereza? Urumva urimo kwiyumva? Ikirenze ibyo ni wowe wirangayeho. Niba amafaranga wari ufite arariya waduhaye yonyine, ihangane natwe twarayakoresheje nta na make dusigaranye. Pole sana. Alegisi yarababaye ava aho ngaho aragenda. Uko abanyeshuri bari kwishimira Nkusi, havuyeyo umwe aravuga ati ibi bintu wagira ngo ni mu minsi yashize nari narabibonye. Nabonaga ukuntu Nadine ari kwihenura kuri Nkusi nkabona atari ibintu bizaramba, none disi Imana twavugaga iraduhoreye, Nkusi agiye guhindura ubuzima. CEO manu ukiri muri kaminuza, aka kazi ko banza ari kwa kundi Imana ireba akababaro n'igisuzugurira abantu bari gushyira ku muntu igahitamo kumushumbusha wana. Uko ibyo babivuga niko Muteteri ari mu rujijo rwinshi cyane, atangira kwibuka amagambo yavuganye na Sheja mu kanya gashize, ku buryo yahise yibwira ati Nkusi ave ku kazi ko gutwarira abantu ibintu mu ngo zabo, ahita abona akazi ko kuba CEO wa kampani icuruza amamodoka. Gute se? Ibi bintu ndi kubikemanga pe. Uretse gato, none si byo Sheja yambwiye byaba ari ukuri nabigenza gute? Ariko se ko mpangayitse nkaho Nkusi aramutse ari umukire byaba binteye ikibazo. Ariko se nanone oya ntabwo byashoboka. Okay, ubundi byose byamvana mu rujijo ndamutse nishakiye amakuru nyirizina, n'ubundi ndabona umwarimu atari kuza. Ako kanya Muteteri yavuye aho bunyonyombe, mu gihe abandi bantu bari kuvuga kuri Nkusi. Nkusi nawe niko yari amaze gusobanukirwa ko byose bikozwe na papa we Denis. Gusa nanone wibuke ko Denis nubwo yibwira ko Nkusi yavutse ku mugore we wapfuye amubyara,
ntabwo azi ko Nkusi ari umwana Delila yabyaye akamuhinduranya n'uwapfuye w'umugore we. Ntabwo byatinze Muteteri yaje gutega moto imugeza kuri banki. Agezeyo yakirwa na Devota atazi, amusaba ko ashaka kujya mu biro bya manager. Devota aramujyana, amaze kwinjira asanga manager yicaye imbere y'imashini. Manager ahita avuga ati ntabwo nari niteguye kuraza kundeba ngo ufashe ikizi. Muteteri ati njye nitwa Emeline, ndi umukunzi wa Nkusi. Ako kanya manager akimara kumva izina Nkusi yahise yikanga, agatima gatera ku magambo yavuganye na Denis mu mwanya washize. Manager ahita amubaza ati Nkusi wuhese kandi? Muteteri aramusubiza ati wikwijijisha manager, ndavuga Nkusi umwe mu babitsa amafaranga menshi muri iyi banki yanyu, erega winyijijisha aho ndi umukunzi we. Manager yazunguje umutwe maze abwira Muteteri ati rero wa mukobwa we, ntabwo nzi ibyo urimo kuvuga. Ikirenze ibyo abantu bose bafite imitungo myinshi babitsa muri iyi banki yacu ndabazi kuko ndi manager wabo, turanahorana mu manama, rero nta witwa Nkusi urimo. Ako kanya Muteteri akimara kubyumva yahise yibwira mu mutima ati bivuze ko sheja yambeshyaga se? Ubu se yaragamije iki? Nuko yisegura kuri manager ubundi amusezeraho, asohoka ari mu rujijo rwinshi. Ageze hanze Devota nk'ushinzwe kwakira abakiriya amusezeraho. Nyuma y'igihe umwarimu ugomba kwigisha ataje, abanyeshuri bahise bisohokera. Nkusi mu gushaka Muteteri baramubuze, ahubwo ageze hanze akubitana na Maurice. Mu kumwitegereza ahita amubaza ati mani koko amakuru ndi kumva ni ukuri? Wabonye akazi? Nkusi aramwenyura maze aramusubiza ati ntaho Imana itakura umuntu bro, yiboneye ibaruwa nabanje kubishidikanyaho sha, ariko maze guhamagara kuri kampani nsanga ni ukuri. Ako kanya akimara kuvuga gutyo bombi babona Muteteri ari kuza agana aho bari, ameze nk'uwacitse intege yibaza ibibazo byinshi. Abagezeho Nkusi ahita amubaza ati sheri uvuye he ko wavuye mu ishuri gitaraganya? Muteteri aramusubiza ati nari numvise ntameze neza mu nda, mpitamo kuba ngiye kwiryamira muri hosteli z'abakobwa, ahubwo se amakuru yawe sheri? Nkusi akimara kubyumva umutima wahise wikubita, ahita yibwira mu mutima ati ngo mu nda atameze neza, utambwira ko amahano twakoze yaba atwite, nabigenza gute se? Nuko aramumwenyurira maze aramusubiza ati amakuru ni meza, nari ngiye kujya kuri kampani yampaye akazi ngo menye ibyabyo, nuko nari mbanje kugushaka ngo ngusezereho. Muteteri aramwenyura maze aravuga ati ejo bundi sha warambwiraga ngo uzabona akazi keza nkaguseka, none sheri Imana irabikoze. Ako kanya Maurice yahise avuga ati njyewe ntabwo ndabyemera neza, Nkusi nagenda amenye niba ari ukuri kuzuye atuzanira umwanzuro w'ibyavuyemo kabisa. Ako kanya basezeranyeho Nkusi asiga Muteteri na Maurice aho ngaho. Amaze kubashyiramo intera ndende cyane, ahita ahamagara Denis amubwira ko ashaka ko bahura bakaganira. Denis amurangira ko ari ku iduka ry'imodoka, Nkusi amubwira ko agiye kuhagera ako kanya. Ntabwo byatinze yahise afata moto yihuse agenda agana ku iduka ry'imodoka. Ku rundi ruhande Muteteri na Maurice batambitse hirya bicara ku dutebe ngo baganire. Maurice azamura umutwe areba mu kirere aruhutse umwuka mwinshi maze aravuga ati reka nizere ko Nkusi umukunda urukundo rw'ukuri. Muteteri ahita amubaza ati kubera iki wambwira gutyo se? Maurice aramusubiza ati mu minsi yashize Nkusi yanyuze mu bihe bigoye cyane, urukundo rwaramushenguye. Ese waba uzi ibintu byamubayeho? Muteteri ati byamubayeho birenze kuba Nadine yaramwanze se? Maurice ati Nkusi ajya gutandukana na Nadine mu buryo butunguranye. Ku kazi bamuhaye udukingirizo ngo dushyire abatumutumye. Mu kugera ku rugo rw'aho tujyanye tungurwa no gusanga ari kwa Alegisi wiga mu mwaka wa 3 nakuramuzi, ari kumwe na Nadine bose bambaye amasume. Turi kubyumva se ko Alegisi na Nadine bari bagiye kuryamana? Muteteri amaze kubyumva kubera ukuntu akunda Nkusi cyane, yahise ashushanya iyo shusho mu mutwe, yumva uburyo Nkusi yashenguwe, biramubabaza cyane ku buryo n'amarira yashotse ahita avuga ati ibyo bihe bimeze gutyo Nkusi yabinyuzemo? Sha uriya mukobwa ni inyamaswa, ahubwo niba ni inyamaswa. Maurice ahita amusubiza ati niyo mpamvu nkubwiye ngo uraba umukunda urukundo rw'ukuri. Buriya Muteteri abantu barahinduka cyane, aka kanya ushobora kuba umukunda ariko mu minsi iri imbere ugahura n'impamvu zishobora gutuma ushaka kwikura kuri Nkusi. Ariko urukundo nyarwo ntabwo rushira, bivuze ko iyo urukundo rushize burya ntabwo ruba rwarigeze rubaho hagati yabo rwashiranye. Reka nizere ko utazahinduka kuko urabizi ko ntazakubabarira.
Nkusi akigera ku iduka ry'imodoka nibwo bwa mbere yari ageze ahantu haparitse amamodoka menshi agurishwa muri ubwo buryo. Mu gutangara kwinshi Denis aba yamubonye amuhamagara amusaba kuza amusanga. Akimugeraho Denis yanga guca ku ruhande maze aramubwira ati Nkusi, wihangane, icyambere amasezerano twagiranye nayangirije, ariko impamvu rega nuko nashakaga kugutungura byibura ngo bwa rimwe ngukangura umutima ureke gukomeza kwibarira mu buzima wahozemo bwa kera utarahabwa imitungo yawe. Byibura mu modoka zawe wibuka ufatemo kamwe ujye ukagenda mugiye no ku ishuri. Ikindi kandi nubwo uri gukomeza gutungurwa, iri duka ry'imodoka naryo riri mu mitungo yanjye kandi ni wowe mwana wanjye, nubwo ryo ritari mu byo twaguhaye kuko ngifite imbaraga zo gukora, ariko nta wundi muntu nshaka ko ariyobora, niyo mpamvu wabonye kano kazi ko kuriyobora. Nkusi mu gutangara kwinshi yahise amubaza ati papa, ushatse kuvuga ko iri duka ari iryawe? Ariko se hano hanze ko mba mbona amafaranga arayibura, mu by'ukuri amafaranga mwebwe muba mwarayakuye hehe? Denis yarasetse maze aravuga ati Nkusi, icyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ariko nanone nta gisubizo nakibonera kubera ko nkeka ko buri wese aba afite urwego agomba kugeraho. Rero ngiye kugusubiza nakubwira nti narakoze biraza. Nkusi aruhutse umutima maze aravuga ati gusa nubwo wishe amasezerano twagiranye, ariko uburyo nabonyemo ubutumwa bwawe byambangamiye cyane. Denis mu gutungurwa amubaza ibyabaye, Nkusi amubwira ko abanyeshuri bose bahise babimenya kubera ko ibaruwa yahawe umukobwa bakundanaga batandukanye, uwo yimuhaye akibwira ko akiri umukunzi we, bityo bose bakaba bamenye ko yabonye akazi keza. Nkusi yamaze kuvuga gutyo Denis aramusubiza ati kanguka musore muto, kubona akazi no kuba umukire ntabwo ari indwara cyangwa icyasha, wumve ko ubuzima buhinduka, ahubwo reka nze ndebe uburyo ugiye kujya ujya ku ishurisha n'amaguru kandi uyoboye uruganda rw'imodoka. Aha, reka ntangire nkwereke byose mbona uko njya niruhukira. Nkusi na Denis batangiye kuganira amwereka byose. Iminsi yakomeje kwicuma. Nkusi atangira akazi nka CEO w'uruganda rucuruza imodoka rwa Denis papa we. Urukundo rwe na Muteteri aba ariko rukomeza cyane, ndetse banamenyerana nk'abakundana ku buryo gutinyana byavuyeho. Aho Nkusi yimukiye Muteteri akajya amusangayo bakishimana. Alegisi we byari byaramucanze atanakijya mu ishuri, ndetse bigaragara ko yataye umutwe. Muganga Adeline na Delila bo bari bameze nk'injangwe n'imbeba kubera ukuntu yakomezaga kumukanga ko ashobora gushyira hanze amabanga yabo isaha n'isaha. Nyuma y'iminsi myinshi Muteteri umunsi umwe avuye mu kazi, ageze mu cyumba akuramo imyenda kugira ngo ajye mu bwogero, ariko akimara gukuramo imyenda mu mutwe watangira kwibaza ati ese bijya bibaho ko umukobwa ashobora kumara ukwezi kurenga atarajya mu mihango? Ibi bintu ntabwo byumvikana. Ako kanya yagiye mu bwogero araryama. Mu gitondo azinduka akora imirimo isanzwe mu rugo kugeza ubwo yafashe inzira akajya ku ishuri, ariko agenda aza kunyura ku iduka ricuruza imiti, farumasi. Abasaba ko bamuha agakoresho gakoreshwa apima ko atwite. Bamubaza niba arabyikorera cyangwa se bagiye kumufasha kubikora. Muteteri abasubiza ko atazi uko babikoresha. Bahita bamuha agacupa bamwereka ubwiherero ajya kuzana inkari. Ukora muri farumasi ashyiramo agapimisho. Hashize akanya aramubwira ati congratulation mugore, uratwite rwose, igisigaye ni ukujya kwa muganga wowe n'umukunzi wawe mugatangira kwitabwaho nk'uko bigenwe. Ku rundi ruhande Nkusi akimara kwinjira muri kaminuza, asohoka mu modoka umushoferi umutwara aragenda. Nadine yarahagaze hafi n'umuryango w'igipangu cya kaminuza ameze nk'utegereje umuntu. Akimara kubona Nkusi ahita agenda amusanga, arambura amaboko ngo amuyambire. Nkusi abibonye arakwepa Nadine afata ubusa, ubundi ahita amubwira ati ariko Nkusi sheri, ni ukubera icyo ukomeje kunyirengagiza? Ese ubwo njye nawe ujya wibagirwa ibihe twagiranye koko? Ukuntu nakundaga kugusura muri geto yawe tugasomana tugakoranaho, ukuntu twakundaga gutemberana n'udukuru twiza wakundaga kumbwira. Nuko Nkusi ahita amuca mu ijambo maze aramusubiza ati n'ukuntu nagusanze mu rugo rwa Alegisi mugiye kuryamana ukanca amazi nako ntukibagirwe. Ako kanya Nkusi yamaze kuvuga gutyo Nadine ahita acoka abura icyo avuga. Nkusi aramwegera maze ahita avuga ati none se ibyo ngibyo byo ko ubyibagirwa ntabwo biri mu bihe twagiranye se? Nuko aramwegera amukora ku rutugu maze aramubwira ati Nadine,
ibuka ijambo nigeze kukubwira, narakubwiye ntiwaratanye kandi ushobora kuzabyicuza. Rero ikintu njye nishimira nuko n'ubundi wanyeretse ko utigeze unkunda na gato, ahubwo ibyo wanshakagaho wabimburanye ukajya kubishakira ahandi. Cyakora Nadine, ni igisebo ku mukobwa nkawe, ndetse ni n'igisebo ku babyeyi bawe. Baramutse bamenye ibyo wivurugutamo bakorwa n'ikimwaro cyo kwitwa ko ari ababyeyi bawe. Rero inzira zanjye nawe zararangiye, ntaho tugihuriye. Nadine yamaze kumva ayo magambo ya Nkusi maze aramubwira ati, Nkusi, hari ikintu kimwe ngiye kukubwira kandi nutacyumva neza uraba utazi cyangwa se ngo ube waramenye Nadine uwo ari we. Ibyo Nadine yabivuze arimo kurira, ari no guhanagura amarira. Akomeza abwira Nkusi ati, mu byo ugomba kumenya nuko kuguhomba byo bitari mu mugambi mfite. Rero menya ko kuva mbere hose njye nawe twaremewe gukundana, kandi nutabyakira ku neza njye nzakoresha imbaraga izo arizo zose zishoboka kandi uzankunda. Nadine yamaze kuvuga gutya ahita yisumbukuruzwa ku muvuduko mwinshi uhambaye ku buryo Nkusi atarabutswe. Ahita amusoma ku munwa ubundi ahita agenda. Nkusi asigara ari kwihanagura iminwa ku buryo yumvise bimuteye n'iseseme. Muteteri akiva ku iduka ricuruza imiti bamubwiye ko atwite, yagiye ari kwibaza ibibazo byinshi. Atese koko ndabigenza gute mana yanjye? Iyi ntabwo ari inkuru yo kubara pe. Ibyanjye na Nkusi birangiye. Nta musore wakwikoza umukobwa utwite ngo ni umukunzi we, kandi ibi byose ni njye wabyiteye. Imikino natangiye nkina none irangiranye n'amarira. Ubuzima bwanjye burangiritse, amashuri yanjye agiye guhagarara. Ariko muri byose nta kizambabaza nko kubona Nkusi aryohewe n'urukundo n'undi mukobwa, nyuma y'uko nishoye mu bintu ntashobora kwakira ingaruka zabyo. Iyi nda ngiye kuyikuramo. Mana yanjye kuko ngiye gukora icyaha, nakubwo ni ibyaha bibiri icyarimwe. Uko Muteteri yivugishaga ayo magambo niko yaje kugera mu kigo, ahura na Maurice. Maurice akimukubita amaso atungurwa no kubona umukobwa ari kuzenga amarira mu maso. Amuhamagaye Muteteri ariyumanganya, ahanagura amarira, barasuhuzanya. Maurice mu kumubaza ikibazo afite, Muteteri ahita amera nk'ubonye uwo aturaho umutwaro, maze aramubwira ati, Maurice, ndakubonye nibuka amagambo uherutse kumbwira mu kwezi gushize, gusa njyewe nta gaciro ngifite ku buryo Nkusi afite ubushake bwo kundeba no mu maso kubera ibyo nakoze. Maurice ahita amubaza ati, none se Muteteri, wakoze iki ko numva binteye ubwoba? Muteteri yahise atamarira aryama ku rutugu rwa Maurice, maze aramubwira ati, Mori, ndatwite, Nkusi yanteye inda. Maurice akimara kubyumva yahise akura Muteteri ku rutugu rwe, amuhagarika neza, ubundi ahita ashaka umujinya mu mutima we. Akimara kuwubona ahita agenda yiruka cyane mu mujinya mwinshi, agera mu ishuri Nkusi arimo bategereje umwarimu. Ahita amukubita ingumi nziza ku buryo Nkusi yahise amera nk'ugwiriwe n'ijuru atabizi. Nuko Maurice ahita amufata mu mashati amukurubana kugeza amugejeje hanze inyuma y'ishuri, maze ahita amukubita indi ngumi nziza cyane. Nkusi abandagara hasi, Maurice ahita amupfukama imbere maze aramubwira ati, utagira ngo ndagutinya ngo kubera kuri za CEO z'uruganda rw'imodoka? Nkusi, ni gute utaba umugabo ngo usohoze amasezerano watanze koko? Nkusi usanganwe ubwitonzi bwinshi ahita avuga ati, Maurice, watewe n'ibiki? None se nirihe sezerano ntasohoje ku buryo nabizira? Maurice yahise amwegera amukubita urundi rushyi rwiza, maze aramubwira ati, Nkusi, kuba wakundana na Muteteri ukamutera inda ibyo nta kibazo cyaba kibirimo pe, ariko kuba umugabo byo bikakunanira ku buryo wafata inshingano, nta soni wangegerawe. Nkusi mu kubyumva yahise asubiza Maurice ati, ngo gutera inda Muteteri? Buretse gato, Muteteri aratwite? Maurice mu gutungurwa yahise agwa mu kantu, kuko w'amagambo Muteteri yari amaze kumubwira ko Nkusi adafite ububasha bwo kumureba mu maso. Yari azi ko yabibwiye Nkusi akamwihakana. Maurice ahita acururuka maze aramubaza ati, Nkusi, ushatse kuvuga se ko utazi ko Muteteri atwite? Maurice mu gutungurwa kwinshi atungurwa no kumva Nkusi amubajije niba ari we ubimwibwiriye. Maurice amusubiza mu rujijo rwinshi cyane ko atumva impamvu yabimubwira mbere yo kubibwira Nkusi. Ako kanya Nkusi yumvise bimeze gutya ahita abwira Maurice atumva, Maurice, ugiye kunkorera agaserivisi nk'umuntu w'umugabo mugenzi wanjye. Nuko akora mu mufuka akuramo amafaranga amusaba ati, genda ucakira impeta nziza nziza uyinzanire, nanjye Muteteri ngiye kumukwepa ndamwiyere kugeze hano. Maurice mu gukomeza gutungurwa kwinshi ahita amubaza ati, none se Nkusi, ni ibyanya byo ntabwo wari uzi ko Muteteri wamuteye inda?
Ku rundi ruhande manager wa banki ari kumwe n'umukobwa we Sheja baganira, aramubwira ati ariko papa, biriya bintu ubundi wabikoreye iki? Mbere wambwiye ko witwa Nkusi ari umukire, nyuma wisubiraho urampakanira. Ako kanya papa wahita atangira kwibuka ubwo Muteteri yaravuye muri banki avuga ko ari umukunzi we wa Nkusi Emeline. Manager acunga amaze kuva muri banki ahita asohoka asanga Devota aho yakirira abakiriya, amushyira ku ruhande maze aravuga ati ni wowe muntu wenyine uziranye na Sheja ku buryo nta handi hantu yaba yarakuye amakuru ya Nkusi, kubera icyo udakora akazi kawushinzwe ahubwo umunwa ukakurenga. Utekereza ko nkwirukanye nkuziza kutabika amakuru y'abakiriya Nkusi yaza kukurengera? Devota yahise amusubiza ati mumbabarire manager, nanjye byarancitse n'ukuri. Manager ati nuko utazi umunwa wawe ibyo umaze kwangiza, nta soni. Kuva aka kanya umuntu wese uzajya ukubaza Nkusi ujye uhakana ko ntacyo umuziho, ndetse na Sheja yewe. Ibyo manager akimara kubyibuka ahita abwira umukobwa we Sheja ati erega kwibeshya bibaho, none se niba warambajije ndi kwitekerereza ibindi urumva nari kukubwira iki? Sheja ahita avuga ati papa, byanga byakunda wowe na Devota hari ibintu mwampishe kandi nzabimenya. Morisa akimara kuva kugura impeta yaje atarwambaye, asanga Nkusi aho yari yihishe ku kibuga cy'umupira muri kaminuza. Ahita amusaba ko yajya kumuhamagarira Muteteri. Mu mwanya utarambiranye yari ahageze atungurwa no gusanga Nkusi aho ngaho. Muteteri yahise yibwira mu mutima ati ngiye kubimubwira biba uko bibaye. Agenda amusanga amugeze imbere, Nkusi ahita amutungura, akubita ivi hasi amwereka impeta maze aramubaza ati ese Muteteri, wakwemera ko igihe nikigera uzabana nanjye ukambera umugore nanjye nkakubera umugabo? Muteteri mu gutungurwa kwinshi aganzwa n'amarira maze ahita apfuka amaso kugira ngo abwire Nkusi ibyo bintu atari kumureba. Aramusubiza ati Nkusi ndatwite. Nkusi ahita amusubiza ati nabimenye kandi ndagukunda cyane, nshimishijwe nuko wanzirikanye ukanyifuriza ko nanjye nagira abankomokaho. Muteteri mu kugwa mu kantu yahise amubaza ati none se ntabwo ndakariye? Nkusi ati nkurakarira? Mbabarira wemere ko uzabana nanjye, ibindi turabiganiraho nyuma, ndikumvira ivi riri kubabara. Muteteri yarikirije Morisa wari aho ngaho atanga amashyi, ubundi Nkusi amwambika impeta aramuhagurutsa. Bayambiranye Morisa yitaba telefone ajya kuvugira hirya ngo atabarogoya. Nuko Nkusi ahita avuga ati nubwo wari wabimpishe ariko nshimishijwe nuko ngiye kugira abankomokaho. Muteteri yahise yibuka ibyo Delila yamubwiye by'uko atagomba kugirira amarangamutima kuri Nkusi, maze ahita amubwira ati Nkusi, ndabizi ko ngiye kukugerekaho umutwaro uremereye cyane, urankunda ndabizi, bityo sinshaka kukubera umutwaro wo kuba nabana nawe nk'umugabo n'umugore utararangiza amashuri, kuko ni wowe byiringiro byanjye, kuko njyewe ngiye kuyahagarika. Ese ndaba mbayeho gute muri iyi minsi kandi tutabana? Mu gihe Nkusi atarasubiza ibyo Muteteri amubajije, yagiye kumva yumva telefone yirasonye. Mu kureba abona ni ubutumwa yohererejwe. Nkusi mu gukubita amaso ubwo butumwa agwa mu kantu kuko yari yandikiwe ati maze iminsi ngucunga, ndakuzi ariko wowe ntabwo nzi, ngiye kukumenera ibanga rikomeye cyane, rikaba ibanga rigiye kuguhindurira icyerekezo cy'uko wafataga ubuzima. Uriya mugore Delila ni nyoko kubyara bya nyabyo, ujya kuza muri iyi si wahingukiye mu myanya ye myibarukiro. Bubitsi ibyo ninkenera kukubwira ibyisumbuyeho nzakwivugishiriza, kandi ntiwirirwe ushaka kumpamagara kuko ntabwo urambona. Ako kanya Nkusi akimara gusoma koko yahise ahamagara iyo nimero, yanga gucamo. Mu gucanganyikirwa kwinshi abitekerejeho neza, aza kumva harimo ikibazo, ariko ariyumanganya kuko Muteteri yaratangiye kumubaza ibyo ari byo. Nkusi mu kwigarura yahise yijijisha, maze abwira Muteteri ati harya warumbwiye ngo muri iyi minsi urabubayeho gute, kubera iki se? Muteteri yahise amusubiza ati Nkusi, wenda ngusaba imbabazi zo kuba narabiguhishe, ariko kuva nagera muri ruriya rugo Delila yabanje kumpa amabwiriza y'ibyo ngomba kugenderaho. Ako kanya Muteteri yamubwiye byose uko bimeze nuko byagenze, arenzaho amubwira ati kandi byose yabikoze kubera ko agukunda cyane kurusha nuko yakunda umwana we, kandi ndabibona. Nkusi akimara kubyumva yahise agwa mu kantu, bigendeye no ku butumwa amaze kwakira. Ahita yumva wagira ngo ibyo bintu bifite aho bihuriye, ariko nanone agarura intekerezo ku kuntu Denise na Delila bamufata nk'uw'agaciro cyane kandi bamubwira ko batamubyaye. Atangira kwibaza ikintu bamucaho. Ako kanya yahise abaza Muteteri
ati ibyo bintu Delila ubwe ni wowe wabikwibwiriye? Undi aramwikiriza Nkusi amaze kwemeza neza ko harimo ikibazo, atangira gukeka ibintu byinshi cyane ku buryo yahise abwira Muteteri ati sheri, wihangayika kandi urakoze kuri aya makuru mpaye. Aka kanya ubwo njye nawe dusezeranye ku bana, ugiye kuba muri ruriya rugo ubabera umukazana w'ibanga batazi. Ihangano nk'umwanya uhagije ngira ibyo nkurikirana, nzaba ndi kumwe nawe.